urasengera ahantu urasambana ntibagutenge, waza aho bazakubwira bati icyo ni icyaha. Reka mbabwire, Imana niza gutanga ijuru ntabwo izifashisha amabwiriza y'amadini, izifashisha ukuri kw'ijambo ryayo. Mugomba kubimenya, amadini ni amasosiyasiyo, buri rimwe ryose rifite amabwiriza yaryo. Rimwe rirakubwira riti ntiwambare ipataro uri umugore, irindi riti yishiremo nta kibazo, irindi riti wisongoza inzara, irindi riti ahubwo utarazisongoza araba atari umusirimu. Inzara ni ikigeragezo, ariko iyo utsinzwe n'inzara uriba. Gutinda gushaka ni ikigeragezo, ariko iyo utinze gushaka ukabura imbaraga urasambana. Kugira uwo mwashakanye agahaha cyangwa ibyo uhashe akabipfusha ubusa bikagutera agahinda, umuca inyuma ugashaka undi wo mwibanga. Kubera kwihangana bigize gute? Abanyamasengesho bakwiriye kuba bafite ibintu bazi barusha abandi baza ku cyumweru gusa. Abanyamasengesho baba bameze nka babana bigira ku ishuri ariko bafite n'undi mwarimu ni wabo mu rugo. Niba hari ibintu bigora abantu baba mu nsengero, ni ugutandukanya ikigeragezo n'igihano. Mu bintu bibagora kubicangura, usanga umuntu ari mu gihano akongera amasengesho aho kwihana ahubwo agasenga. Ndi nawe yaje mu kigeragezo akihana, akaba ari kwihana n'ibyo atakoze. Ngo Mana ngo nshobora kuba narasambanye ndi umwana. Umva ubwo se niba utakibyibuka niba uri gukeka ntabyo wakoze, kuko icyaha ntiwacibagiwe. Komera Imana amashyi, mukomeze muyakome. Umukozi w'Imana agenda arindagera aho yicaye, nta kibazo. Mukomeze mukomere Imana amashyi, amashyi n'ay'Imana. Murakoze cyane. Haleluya. Abari maso mwikirize haleluya. Mutunge ibiganza umukozi w'Imana muvuge ngo Imana ikomeze imwagure, muhe n'imigisha. Abafite Bibiliya murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Ndifuza ko tutakoresha umwanya munini, ariko murabizi nta jambo ry'Imana riba rito, nta n'umwanya uba muto iyo ari Imana uvuze neza. Haleluya, haleluya. Ntabwo umubyizi w'Imana uva mu masaha menshi, umubyizi w'Imana uva mu kwizera. Abafite Bibiliya murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana rifite teme ivuga ngo kugeragezwa si icyaha, icyaha ni ugutsindwa n'ikigeragezo. Ivuga ngo iki? Kugeragezwa si icyaha, icyaha ni ugutsindwa n'ikigeragezo. Tubisome muri Bibiliya. Zaburi 105 ku murongo wa 19. Zaburi 105 ku murongo wa 19. Tuhita dusoma no muri Samweli, twasome imirongo tari myinshi. Turasoreza muri Rusi mvuge bike ibyinshi Mwuka Wera arabibabwira abari mu materaniro. Amen. Zaburi 105 ku murongo wa 19 dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditswe ngo kugezaho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Imana idufasha cyane. Dusubiremo. Kugezaho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Imana imuhe kwihangana. Dusome muri Samweli wa mbere, igitabo cya mbere cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya mbere ku murongo wa 6, igice cya mbere ku murongo wa 6. Turihuta, turahita dusoma n'ubundi aho ngaho hepfo gato ku murongo wa 10 tugeze 12, cyangwa se tugeze 12. Dusoreze muri Rusi mbabwira imirongo n'ubundi tuhasoma mike, tubivuge uko Mwuka Wera yaduhaye kubivuga. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya mbere ku murongo waho wa 6, dufite teme ivuga ngo kugeragezwa si icyaha, icyaha ni ugutsindwa. Haranditswe ngo kandi mukeba we yajyaga amubabaza cyane akamutera agahinda, kuko Uwiteka yari yamuzibye inda ibyara. 10.
ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda arira cyane. Ahiga umuhigo aravuga ati, Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe, ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka buwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha tikizamugera ku mutwe. Nuko akomeza gusenga cyo imbere y'Uwiteka, tuvuge ngo amen. Akomeza kugira gute? Aha, dusome ku murongo wa 26, muhindukize urupapuro 26. Haranditswe ngo uwo mugore aravuga ati, Nyagasani ndahiye ubugingo bwawe, ninje wa mugore wari uhagaze iruhande rwawe, bwa bundi nsaba Uwiteka, uyu mwana niwe nasabye, kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Amen. Uwiteka yagize gute? Yampaye icyo namusabye. Mwihangane dusoreze muri Rusi aya magambo Umwuka Wera yampumekeyemo, mva ari ngombwa ko tubisoma. Rusi igice cya mbere ku murongo wa mbere ariho duhera. Haranditswe ngo mu minsi y'abacamanza inzara yateye mu gihugu, nuko umugabo w'i Betelehemu y'i Buyuda asuhukira mu gihugu cy'i Mowabu, we n'umugore we n'abahungu be bombi. Uwo mugabo yitwaga Elimeleki, umugore we yitwaga Naomi, n'abahungu be bombi, umwe yitwaga Maharoni, undi yitwaga Kiriyoni. Bari abanyefurayimu b'i Betelehemu y'i Buyuda. Bagera mu gihugu cy'i Mowabu, baturayo. Elimeleki umugabo wa Naomi arapfa. Agira gute? Katurekeraho tubivuge ku Mwuka Wera yaduhaye kubivuga. Abasenga mu dusengere nubwo tuba duhagaze aha. Hari umuntu wagiye gusaba umugeni, aravuga ngo amaguru nayanjye, ariko ijambo avugwa n'iryo wantumye. Murakoze cyane. Rero nubwo baba babyita imisango, ariko ni ukuri. Nubwo nanjye mpagaze aha, amaguru nayanjye, ariko ijambo ni iry'Imana. Hano SEGEEM ni mu rugo, nubwo twaba abashitsi, turi abashitsi basangwa. Kandi turashimira Imana nubwo tuhaza kenshi, ariko ntituhamenyera. Nahoze nganira n'umukozi w'Imana, ariko mbaza ati, nkubonye kenshi muri uyu mujyi wa Kigali, wazashobora ukahatura? Umuntu wese mbonye ni kwahita mbaza. Ubu hari n'abantu baba bazi ko ntuye i Kigali bitewe no kuhaboneka kenshi, ariko twaganiye mubwira ibihe nagiye ngirira hano i Kigali, by'umwihariko hano SEGEEM. Ndashimira Imana, igihe cyose mpageze nibuka ibihe byiza nahagiriye. Reka rero iminota ntayimarira mu kwivuga, ahubwo turebe ko yagenda tuvugiye Imana. Iyo tuvuze teme, biba bivuze ngo ni umurongo tugiye kuganiriramo ibyanditswe byera. Icya kabiri ni ukugira ngo niwibagirwa amagambo yose navuze mpagaze aha, uzibuke icyo nashakaga kuvuga. Teme igomba kuba ifitanye isano naho uri busome. Teme iravuze ngo kugeragezwa si icyaha, icyaha ni ugutsindwa n'ikigeragezo. Mbibutse ko iyo umuntu atsinzwa n'ikigeragezo akora icyaha. Akora iki? Inzara ni ikigeragezo, ariko iyo utsinzwe n'inzara uriba. Gutinda gushaka ni ikigeragezo, ariko iyo utinze gushaka ukabura imbaraga urasambana. Kugira uwo mwashakanye agahaha cyangwa ibyo uhashe akabipfusha ubusa, bikagutera agahinda, umuca inyuma ugashaka undi wo mwibanga, kubera kwihangana bigize gute?
ndagenda mbabwira ibigeragezo. Ubundi iri jambo ryitwa ikigeragezo ni iryo mu rusengero, hanze ntari haba. Hanze ntabwo ryitwa ikigeragezo, hanze byitwa ibibazo. Byitwa ibiki? Umuntu udakijijwe ntiwamubwira ijambo ibigeragezo, aravuga ati va muri ibyo, va mu mazina yabyo, nifitiye ibibazo. Ariko umuntu winjiye kuriya muryango akicara, ntabwo avuga ko afite ibibazo, avuga ko afite iki? Ibigeragezo. Aka kazina rero umwuka yabibatije bikaba bitakiriye ibibazo, bikitwa ibigeragezo. Nako gatuma byanguha, biranguha, ugahita ubihuza n'ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo nta kigeragezo kitari rusange. Kagahita gahura n'indi nyuguti iri muri Bibiliya ivuga ngo Imana ntiyakwemera ko ugeragezwa ibigeragezo biruta imbaraga. Mbere yuko ikigeragezo kikugeraho, Imana imanza kugishira ku munzani, igashira no kwizera kwawe n'imbaraga zawe ku munzani. Yabona kitazaguhirika hasi, kitazakugusha, ikakireka kikakugeraho. Muri hanganizi ni inyigisho z'abanyamasengesho zindahari zo ku cyumweru. Abanyamasengesho bakwiriye kuba bafite ibintu bazi barusha abandi baza ku cyumweru gusa. Abanyamasengesho baba bameze nk'abana bigira ku ishuri ariko bafite n'undi mwarimu ni wabo mu rugo, cyangwa abandi banyeshuri muri rusange bataha babana bakongera bagakora itsinda, mwarimu akongera akagira gute? Kabigisha. Abantu bo kuwa kane ku manywa, irya nimugoroba hajya n'iryo kuwa kangahe? Bo kuwa gatanu nimugoroba, barangiza bakazaza no ku cyumweru. Urumva abo bantu batsinzwe ikizame bwaba ari ubujiji, bwaba ari uburangazi. Hari umuntu muhura yaraguye, wakwibuka abarimu bamwigishije, wakwibuka amajoro mwaranye, ukahungura uti wazize iki koko? Ko ntacyo Imana itakoze ngo umenye. Icyo nashakaga kubabwira, iri jambo ryitwa ikigeragezo mu magambo make, nta mupagani cyangwa se nta munyabyaha ugeragezwa. Umunyabyaha arahanwa, kandi nta mukiranutsi uhanwa. Umukiranutsi agira gute? Arageragezwa. Niba hari ibintu bigora abantu baba mu nsengero, ni ugutandukanya ikigeragezo n'igihano. Mu bintu bibagora kubicangura, usanga umuntu ari mu gihano akongera amasengesho aho kwihana, ahubwo agasenga. Undi nawe yaje mu kigeragezo akihana, akaba ari kwihana n'ibyo atakoze. Ngo Mana, ngo nshobora kuba narasambanye ndi umwana. Umva, ubwo se niba utakibyibuka, niba uri gukeka, ntabyo wakoze, kuko icyaha ntiwacibagiwe. Niyo mpamvu icyaha gitangira ku munsi umuntu yamenye ubwenge, akabaza icyo yakoze. Naho ibyo by'uburi gukeka ngo nshobora kuba narabikoze ndi umwana, Mana, umwana ni marayika. Ihana ibyo wibuka, ibyo utibuka ugire gute? Abantu benshi ibibazo byabakubise cyane, bihana ibyaha bakihana n'ibyo batagize gute, ukabona ari no kwibeshera. Ariko kuvuga amazina y'ibyaha ntabwo ariko kuratuma ubabarirwa. Icya kabiri, ugasanga umuntu yakoze ibyaha aho kugira yihane, ahubwo akongera amasengesho, akagira ngo amasengesho akuraho icyaha. Amasengesho ntakuraho icyaha, icyaha gikurwaho no kukihana. No kugira gute? Twebwe tuba mu masengesho cyane, dusengera ahantu hatandukanye. Nigeze gusengera ahantu
umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho aravuga ati mukozi Imana tugize umugisha turakubonye amavuta yawe turayemera. hari gare abantu basiga bagasiga ngo amavuta yawe turayemera, ngo hano dufite umuntu ufite ibibazo. ngo ufite iki? ngo ibibazo, ngo ubu ngo banke ngo yamanitse ngo amazina ye ngo mu centre amazu ye bagiye kuyateza cyamunara, ngo musengere mubohoreza amafaranga Imana imuha ubwishu. bati pfukama, nawe abaraje apfukama n'amarira arapfukama. ndamureba umwuka wera anjeho, ndamubwira ndi manza wihane mbone ngusengere. arihana ati nibyo gusa ndikutihanye gusinda ko ndi kubona uri umusinzi. aturukubona naranyweye iki? ndihane ibyo wanyweye, ntandavuga amazina y'ibyaha, we hihane gusinda kuko ndi kubona amacupa hano y'ibisindisha. ahita ambwira ngo ntabwo twebwe aho dusengera gusinda ari icyaha. uzi ibintu duhura nabyo. aravuga ngo ngewe aho nsengera, ati ubwo ni Primus ubonye? nti ati ntabwo twebwe kuyinywa aho dusengera ari icyaha. kandi ubwo ari gushaka ubwishu n'ayo mahane n'ubwo bujiji n'ubwo bupfu, ngo ari gushaka ngo ko Imana igira gute. kandi nje nari mpagaze mu gitondo barambwira ngo hamaze kabiri yicaranye ubusinzi bukiri bubisi. kandi ubwo yaraye arabyina ivumbi ryatumutse, avuga ati Mana urashoboye, urashoboye, irashoboye, suri umusinzi urabona iki? arambwira ngo ngewe aho nsengera idini mbamo ntabwo kunywa inzoga ari icyaha. ndamubwira nti ngewe rero nta naje kubwiriza abanyamadini, naje kubwiriza ibyanditswe byera. ndamubaza nti musomeye he Bibiliya? arayimbwira. ndigenda uyizane nkwereka aho byanditse. Bibiliya iravuga ngo bazabonisha n'abazindurwa no kunywa ibisindisha bakabirara iki? inkera. niba ibintu biri muri Bibiliya, aho usengera ababyeza ukora yiki? wazavayo? wavayo se uri umubiki? wavayo se? niba usengera ahantu batabwira abantu ko bakoze ibyaha umara yiki? utazaja mu ijuru. aho nsengera se bafite iryabo juru, uri gukora yiki se? hari ibyo mbabwira ngo ngira urugomo, niyo rwaba urugomo ni urugomo rutagatifu. muke muvayo. Hey, urasengera ahantu urasambana ntibagutenge, waza aho bazakubwira bati cyo ni icyaha. reka mbabwire, Imana niza gutanga ijuru ntabwo izifashisha amabwiriza y'amadini, izifashisha ukuri kw'ijambo ryayo. mugomba kubimenya. amadini ni amasosiyasiyo, buri rimwe ryose rifite amabwiriza yaryo. rimwe rirakubwira riti ntiwambare ipataro uri umugore, irindi riti yishiremo nta kibazo, irindi riti wisongoza inzara, irindi riti ahubwo utarazisongoza araba atari umusirimu. turashimira Imana itazaja muri iryo vumbi. Imana izifashisha ijambo ryayo. amateka Imana yavamo. nija gufata igitabo ngo ice urubanza, izifashisha uvuge ngo ijambo ryayo. cyo bita ukuri international ni ijambo ry'Imana. niko Yesu yabwiye Herode. yabwiye nde? Yesu baramufashe bamushikiriza Herode, arareba aritegereza ngo arebe ukuntu mu nkiko bihagaze. Yesu abwira Herode ati ariko kuki mudakoresha ukuri mu nkiko? Herode ati ninde wabikubwiye? nako Pilato ati ninde wakubwiye ko tutagira ukuri? abantu bose twakatiye Yesu ushatse kuvuga ko nta byabari barakoze. Yesu ati ariko nje ndi kubaza nta kuri, kuki mudakoresha ukuri? Pilato ati turagukoresha. Yesu ati se mwagukoresha mutakuzi? Pilato ati ye baba we ngo aransuzugura.
mbagarariye urukiko rw'ikirenga uravuze ngo ntabwo nzi ukuri. Yesu ati si waba ukuzi ntugukoresha. Pilato ati nyabuna ndakuzi. Yesu ngo ahita amutungura ati none se ukuri ni iki? Pilato ati ukuri ni ukuri. Yesu ati cyo ndacanze. Subiza ukuri ni iki? Pilato ati ni ukuri. Yesu ati shaka ikindi gisubizo kitari ico. Pilato ati kambaza abahungu dukorana ahijya. Bate kugarutse se muri office ati arantungo yambariza ku gatuti ngo ukuri niki. Umusubije ngo ikize? Musubije kuko ari ukuri. Bati genda twese nico twari gusubiza. Genda umubwire ko ari ukuri. Pilato aragaruka atarega ukuri ni ukuri ni twese tubyemeranyijeho. Reka mbabwire ntibizagutungura ko abantu baba benshi ariko batari mukuri. Ntibyagutungura ko abantu baba benshi ariko kandi abantu nibaba benshi batari mukuri ntuzabakurikire ngo nuko ari benshi. Imana imfashe mu byumve. Iyo umuntu agiye kukuyobya akwerekeza iyo ashaka kandi akakubwira ko nabandi warize se bariya ntibize, urakize se barasaba kire, uzi ubwenge se barandi babugira, urabona nabandi bataraje. Wikurikira benshi mu kinyoma. Wikurikira benshi mu kinyoma. Kandi byanditse muri Bibiliya nzi naho nabisomye. Nzi aho byanditse havuga ngo abantu nibaba benshi mu kinyoma tugahagararane nabo. Uzasigarane n'umwe ufite ukuri. Pilato atsinzwe abwira Yesu ati ngaho we uzi ukuri kuvuge. Yesu ahita amubwira ukuri. Mubwiye ngo amen. Mbabwira uko Yesu yamusubije. Yaramubwiye ngo ukuri ni ijambo ry'Imana. Ukuri ni ijambo ry'Imana. Ndabatangariza ko ukuri kuri mwese ni ijambo ry'Imana. Iyo udashaka kugenda ku ijambo ry'Imana rivuga byakugora kuba mukuri. Kandi mbere yuko mu ijuru basinyira ku ifishi y'umuntu ngo asubizwe agomba kuba ari mukuri. Ntabwo Imana izagukorera ubukwe bitewe n'imyaka ufite ngo ni myinshi ngo yarababaye. No, izagukorera ubukwe bitewe nuko wabaye mukuri. Ntabwo Imana isubiza umuntu ari uko ngo nuko yarize menshi. Mbatangarize ko Imana idakangwa n'amarira yawe. Mbabwiza ukuri, Imana ntikangwa n'amarira yawe. Ahantu hadakangwa n'amarira ni mu rukiko. Mu rukiko ntiwarira ngo bigire ico bibwira umucamanza. Mu rukiko maze no kwirimbi kandi ari we wamuroze na wararira. Umuroze taragiye we kandi ari we wagize gute. Mu bintu bitazagutera ubwoba tuzigere ubona umuntu ari kurira ngo ugire ngo yagukundaga. Hari amarira y'ubupfu. Amarira ntago nenda kubitindamo iyo ntabisomye simbitindamo. Ariko nje umunsi umwe nigeze kugerageza amarira nsanga ahantu umudamu yari yapfushije umugabo we. Abagore bateranye mu giturage iwacu baratabarana ku buryo abadamu batabara umudamu, abakobwa bagaherekeza umukobwa, abasore bagaherekeza umusore, abagabo bakaza guherekeza mugenzi wabo. Ugasanga ahantu hapfuye umuntu hari abantu benshi. Abadamu rero bari bicaye ahantu mu kanegisi bari kurira, bari kwabira cyane mu guhinguka. Nsanga induru n'induru ntibitese ko muri kwabira ngo ndahoze byabaye ko papa runaka yapfuye. Ntinese ibyo nibyo biri kukuriza bari ku mwana ba ngo sindarira. Wewe sikurukurira ngo nanjye nibyo, wewe sikurukurira ngo ariko twese nibyo. Nde sawa kanzengera hajya mbanzanye igiseke nkakiriye. Ndavuga ndi rero muri kwabira cyane mugakanga abana muri kurira kuruta abana be. Icyambere madamu we ntabwo ari kurira cyane, urukurira cyane gusumbya uwo bashakanye niweho yafumbataga. Ubwo ushaka kugaragaza iki? Urukuzamurije urira kuruta umwana we niweho so niso. Ndavuga rero kugira ngo
murira amarira meza. Buri muntu wese nakore mu ishakoshi murebe icyo mufite, mushiremo ifaranga hano, mutere inkungu uyu mudamu ahereho yishurira abana minervari, dore igihembwe kigiye gutangira. Ngo nta mafaranga dufite. Mubura amafaranga mutanga amarira. Ntabwo ntamarira yanyu ntubujyajya, mugabanye induru. Iyo ni induru. Iyo ushaka kwereka umuntu ko ubabajwe nuko yapfuye, ufasha abasigaye. Niyo utarira ngo amarira atemba, ariko ukabwira uwasigaye utakira, mubone buje, mubone sukari y'abana, uburize. Ubugize gute? Ayo ni ubundi kera bitaga amarira. Amarira ni inkunga. Ejo utazaje hapfuye umuntu ukarira gusa ukitahira, ubwo siyo ni inkunga utanze. Ayo marira si kuba wariza yawe ugatemba no ku matama yawe, barayamaze iki? Ntashoboye ngo abe menshi bayamesheshe. Ntashoboye ngo abe menshi uwo munsi ndibakoresha ya wasake. Mwese ubwo utanze iyihe nkunga? Ntiyaba menshi ngo bayogeshe amasahani. Bihorera ibyo. Ubwo niko kuri. Ikore mu mufuko uvuga uti ngibi 5. Muhaho umucera abana basigare barya. Byibura bavuge ngo nubwo tubuze papa ariko dufite shangazi. Uzabuze uzibyicu. Imana ibaha umugisha. Rero imigeragezo akasubona ringeze yo gute. Ariko hose nta kibazo. Nta jambo ndibuvugire hano ry'inyungu zanje bwite. Iryo navuga ryose ririmo inyungu y'Imana, rikongera rikaba inyungu yacu rusange. Amen. Kandi nimukomeza kundeba muri akaye nderekera irahije. Aho bari kundeba neza niho nderekera, nje ntabwo ndehema imisumari, kandi nje sindi mwarimu wa hano. Kanigwane. Haleluya. Haleluya. Subirira hirya. Haleluya namwe. Ngume ahangaha se. Haleluya. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Kugeragezwa si icyaha. Icyaha ni ugutsindwa n'ikigeragezo. Kimwe mu bintu dukwiriye kumenya, nongeye kubatangariza ko nta munyabyaha ugeragezwa, umunyabyaha arahanwa. Nta n'umukiranutsi uhanwa. Imana ntishobora na rimwe guhana umukiranutsi, ariko kumwemerera kugeragezwa igira gute? Irabyemera. Kubera iki? Murebe hano mbisobanure nico bantumiriye. Sinshobora guhagara hano ngo ngusige mu rungabangabo nasomye Bibiliya. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Ikigeragezo mu mvugo y'umwuka babyita ishuri. Iki? Ishuri. Kandi mu bantu bashaka kuzubahwa, mu bantu bashaka kuzakomera, baja ku ishuri. Byagorana. Kuzavuga ngo uzagira icyo uzaba, waratakaje ishuri. Iyo uvuye mu ishuri hari icyubahiro uri kubisikana naco. Mwamfasha koko mukabyumva. Iyo uvuye mu ishuri ukanga ishuri ugatoroka ishuri, hari ibyo uri kubisikana. Kuko uko byagenda kose, ye kandi nabisomye muri Bibiliya, udafite diplome, utarize, habe nubwo Imana yabikwishimira, hari isezerano itaguha. Waba utazi gusoma no kwandika, Imana ikakubwira ngo mwana wanjye ndakwishimiye, nzakugira meya wakaye karereza. Akaheze mu kihe gihugu tuzi gusinya, ntiwakwandika ibarwa,
ntuzi kompiyuta nawe ngo uzaba iki? Kuzaba meya ntabivamo. Ariko byoroheye umuntu uri muri sepu kumusanga mu bundi hari amasezerano twebwe dusengana n'abahinzi. Iyi Imana imanutse ikavugana n'umuhinzi iramubwira iti mwana wanje ndirahiye imvura ndayizanye kandi umwero ndawuguhaye. Cyo ni isezerano ry'umuhinzi. Imana yagera mu borozi hariya mu Bigogwe kavuga iti witinya zirabyaye kandi zirororotse. Ayo ni amasezerano y'aborozi. Imana yagera muri sepu cyangwa muri rajepora kavuga iti bana banje mwifate neza mwirinde ibyaha imbere muzakomera. Mbahaye mbagabije amaministeri, mbagabije amabanke akomeye, mbagabije yakwambara ikanzu n'ingofero hano muri hano hehe. Urumva abantu bazi kuhavuga. Yahasoza yagira amanota meza beka ikabigize gute? Beka ikabira mujyanye. Eko banki iti natwe wa kabiri turamujyana. Koje banki tuwa gatatu mu muduhe. Mana we Equity iti nuwacu. Kazamusanga mu yambaye karuvati. Havuga ati turabaha ngahe imishinga yanyu muyitwereke. Kavuga tare ko Mana bari warabitubwiye. Amasezerano abatandukanye. Ejo bundi bavuga bati tugiye gusengera abazayobora amatorero. Kabara hasesekaye umuntu akavuga ati nje n'ubundi nari mpagarariye sepu. Bati wavamo pasitoro, wavamo umushumba. Urumva hazi imibare. Si wowe wawe pasitoro utazi no guteranya amaturo batuye. Ibyo bintu muri ge tujye tubyiga kandi tubwizanye iki? Ukuri. Barakubwiye ngo wige uranga. None bagize igihe cyo gutanga imyanya uri kuyigwanira. Iyo uguma kwiga nta warura ubona. Watorotse ishuri ugiye. Fata isuku uyoboke ibishanga. Wenda uhuriye n'Imana mu mutabo. Uhuriye n'Imana mu birayi no mu bijumba. Ariko reka bagumye ku ishuri bahuriye n'Imana kuri kompiyuta. Mujye mwemera kandi. Nshize irungu nabwo Imana ko ntazayitera stress. Nta myanya ngwanira. Uyu mfite urambagije. Ibise ibiko batabyiga ku ishuri. Ibi ngibi nase nabipfa n'umuyobozi wa hano ko ndabwiriza nkitahira ndaremesha inama. Ibi ngibi nawe abinjijije yaba nawe ari gusambira byose. Je ni minota 30 nkitahira agasigara n'itorero rye. Kandi hanambwiye ngo simvuge nagenda nkabwira umugore wanje n'abana ntiduhuriye muri korodoro. Tuje muri salo mbabwiriza. Naho se yahambuza. Gatumira na mama wacu ndimuze. Asoma Bibiliya nkagira gute? Hababwira Imana nangiza nkanywa amata y'inka zanje nkijyamira. Ibyo zari ikibazo kirimo. None ngwanira imyanya narakijijwe ntazi gusoma no kwandika. Narize mu ishuri ry'abakuze. Narize ikigoroba. Ayanja ngana nako mfite. Amashuri yanje arahagije shangazi. Kuva nzi gusoma Bibiliya nkamenya no gusenga nkirinda ibyaha. Utwo dushize n'utwanje na Imana ngo muyongere. Imana ibahe umugisha. Hallelujah. Je nakijijwe ntazi gusoma no kwandika. Ntazi no kwandika izina ryanje. Nari mvuye mu nka mu gishwati. Abantu bazi gukurikirana nababwiye ubuhamya bwanje. Kandi nabaye aho ntazi gusoma no kwandika
ariko sinigeze nanga ishuri, nta shuri na rimwe nanze, nabuze uwanshira mu ishuri ku mpamvu z'amateka, kandi narinze ubwenge mu ishuri, nabaga namenye ubwenge kuko abambyaye bari barize, ariko bapfuye ndi umwana. Ahantu hose narerewe mu mafamiye yiwe ya bene wacu, iyo nahageraga boherezaga abana babo ku ishuri, nje bakanyohereza mu matungo, nkikorera ibikapu by'abana babo bagiye ku ishuri. Namara kubigeza ku muhanda bakurira imodoka bati baye ntiyego, ngasubira kwahirira inka zabo. Shiduka meze ubwanwa ntazi kwandika izina ryanje, ariko ndashimira Yesu, ndashimira Yesu wubatse ministeri yita no kuri bene abo, akazabagira abanyacyubahiro. Murebe Nshizirungu wamaze imyaka ingana icyo yiruka inyuma y'inka, akaba ahagaze aha ku gatuti. ariko ma nicyo ngukundira nuko utameze. Oh, ariko ma nicyo ngukundira, ariko ma nicyo ngukundira, washize ibanga ryanje nawe, washize ibanga ryanje nawe kure y'amaso ya. Iyo abantu baza kumenya icyo nzabaco mbere, baba baramfashe neza, ariko baransuzuguye, ariko ibiyandemye ntiyansuzugura. Nimudafashwa ndifasha nta kibazo. Ningerayo nzababwira ya mirimo, nzaririmba rwa rukundo yanyeretse uko iminsi hayindi. Oh, ningerayo nzababwira ya mirimo, nzaririmba rwa rukundo uko iminsi hayindi. Twari mu mpinga z'ejuru, twambaye ubushwambagara, imisatsi yatonze ikime, utwereka imbabazi, guraya amacumu abanzi baduteranye, vumura imirima yacu turahinga tureza, koherereza ijambo ry'ubuzima. Twari mu mpinga, twese turirimbe nta kibazo. Imisatsi yatonze ikime, uvunagura ya miheto abanzi baduteranye, ushingura ya macumu mu bibanza byacu turubaka, uvumura imirima yacu turahinga tureza, utwoherereza ijambo ry'ubuzima. Ningerayo nzababwira, ariko kufite ikibazo, nzaririmba rwa rukundo uko iminsi hayindi. Ningerayo nzababwira, nzagerayo. Oh, ririmba rwa rukundo. Oh, ariko nta muntu uri kubyumva ngo avuge ngo amena cyane. Amandi kadela tola. Nemenimo
monica de la psychophase we travail de lao. Ariko mana, ariko mana, ariko mana, kugeragezwa si icyaha. Icyaha ni ugutsindwa. Ariko mana, twarakubiswe turahondagurwa, turihangana turakomeza turakizwa. Twarakubiswe turahondagurwa, turihangana turakomeza. Dusubiramo rimwe. Twarakubiswe turahondagurwa, turihangana turakomeza turakizwa. Abandi bafite amahirwe imbere hagiye kuza n'abantu bakubiswe bagahondagurwa ariko bagakomeza bagakizwa. Mwumva uko Bibiliya yivuze. Uyu mugabo, iyi Zaburi, iyi ni inkuru ya Yosefu, iravuze ngo kugeza aho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye kuri we, isezerano rye ryaramugeragezaga. Abanyamasezerano bari hano mugire guca, umuntu wese ufite ijambo Imana yamubwiye, nubwo yakubwira ngo nzaguha bombo kugati samura nta kibazo, naryo ni isezerano ringana nawe wasenze, ringana nawe wasenze. None zikubwira ikimasa uraye muri mwe zamura ikiganza uvuga uti Mana uherutse kuvugana nanjye Mana we, uherutse kuvugana nanjye Mana we, uherutse kuvugana nanjye Mana we. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Ndashimira Imana, kimwe mu bintu service ya mbere yihutira guha umuntu waje mu nzu yayo ni ukuvugana nawe. Service ya mbere y'umuntu ucitse Satani akaza imbere y'Imana ihita imuvugisha. Kandi mu mitungo ikomeye dutunze ibyo twabwiwe n'Imana. Magambo Imana yavuganye natwe niwo mutungo dufite. Haleluya. Ubundi nimujya kubara imitungo mufite, mwere kujya mubara ya yindi ibaruye kwiranga muntu, kunomero yawe iranga muntu. Hari ibindi bintu byinshi dufite Imana itemeye ko bitubarurwaho, igenda idutwaje, igenda igize gute, ntago yabiduha byose, batwicira no mu nzira, ariko ifite ibintu igenda idutwaje, ikavuga iti humura, aho kuguha amafaranga ngo ujye uyagendana bazakwice nijoro, ndajya abanyafite ahubwo ngenda guhaye ukeneye. Umwana natsindika izame urebe ko azasiba ku ishuri. Ubu dufite ibintu Imana yagiye idutwaje iduhera aho tugeze gute tubikeneye. Wabategura ubukwe bije ni yanje. Mukecuru arabyumvisha nubwo mwe mutabyumva. Arega ibi bintu bifite abakiriye. Wabategura ubukwe urebe ko ntaraguha amafaranga. Nese narinda yaguha mbere. Tugira abantu babaswa mu gusenga kubyabwira Imana ngo Mana niba uzabikora buyampaye uyajye mbere y'ubukwe. Imana sisumbye ubwenge. Iyaguhuye aguremo imyenda bazaza mu kwa buri bijyo barya. Imana ni umukozi w'umuhanga. Tishobora gucinyanja kabira Abisirayeli batarayigeraho. Kuko ko Mana muvuge ngo amena kano nkavuge. Imana izi ubwenge kukurusha. Ngo Mana ngo nzahagere ngo wayiciye kabiri. Iciye itandukanyije inyanja batarahagera n'abandi bahanyura bakagira ngo iyo nzira irasanzwe, irareka gukabanza ukagira gute ukahagera. None wowe uri gutabariza kure turagera no ku nyanja itukura ngo itandukanye amazi, abavuye guhinga bahanyure kandi inzira yayiciriye abavuye gusenga. Ngo Mana ngo niba ari we tuzabana ngo bimbwire. Ibikubwira utangire wirate. Irakubika hana wimubike hari yizabahuze nta kwezi kurashira mutabanye.
ngo mana ngo wambwiye inzu, ngo mana mpa amafaranga. Iyaguhese gutese izaguha amafaranga n'inzu yayibonye aho urayigura, bite bihuriramo utayarya. Imana irabitubikiye Nijera wacu mwiza. Iyaguhembere ubu yarya, uyajyamo imikati. Izi ni inyigisho z'abanyamasengesho, mujye mwihangana. Ngo mana ngo ndagusabye ngo wambwiye amafaranga ngo bumpaye mbe ndarya. Ntago Imana itanga avance ku bisubizo. Avance ku bisubizo ntibaho. Mbibabwire nk'abanyamasengesho, amasezerano asobanura ingano. Ashushanya iki? Ingano. Niyo bita sayiri. Ingano rero zisobanura amasezerano. Ku myaka yose ibaho bahinga, bagira icyo barya batarasarura. Ku bigori iyo batarabisarura, ibigori byerera amezi 6 iwacu, ahandi hari na 5 cyangwa 4, ariko amezi 5 iyo bigejeje amezi 4 hari ikintu baryaho. Barya iki? Imisigati. Iyo bakijya imisigati buraca bakarya ibigori bitoto ariko batarabisarura. Ku mashaza barya urunyogwe, mwamfasha mukabyumva. Ku mashaza barya iki? Ku bishyimbo barya iki? Ibitonore. Oya, ariko hari n'abarya umushogoro. Ibyo ni ibyanyu by'abasirimu. Hari n'abarya umushogoro, kavuga ati narahinze kanje kumva ko ibishimbo byanjye umeze neza, kahira amababi matoto yakubitama agakukura akajya umushogoro. Ariko ku ngano kuki? Ingano haba umushogoro, ingano haba imisigati, ingano haba ibitonore. Ingano nizo zisobanura amasezerano. Ingano ukuntu ziteye nta avance. Ingano zirya ari uko zumye, wazikuye mu murima, wazihuye ukazibetesha zikavamo umutsima. Bisobanura iki? Imana niba arakubwiye miliyoni, ntago wayibwira ngo bumpaye 100 ngo uzaburazana 900. Imana yavuga iti no, ngo mana urabona wa mukobwa we ngo nubundi ngo twavuye mu murenge ngo windaza nje nyine ngo rara hano ngo rega bayi wanje urabusambanye. Kuba mwaravuye mu murenge se bisobanura ko murara na pastor atari yabeza. Icyo ni icyaha mukoze. Ngo gitifugo yarabyemeje ngo bayi wanje. Nuwaye mu mategeko ariko ntago ari wawe mu Kristo. Ntago yari yabo wawe. Pastor azarahira avuga ati kububasha mpabwa n'itorero rya ADEPR cyangwa itorero runaka, nemeje ko runaka baye umugore, ubundi mugende murare muryamye mukuyemo imyenda kandi buce mu gitondo muze mushima Imana. Ko musetsese mwahinguka hano ngo umwe n'umugore wundi si tutazigiye mwabaniye. Ntago mwafata kuri mikrofone kugira ngo muyifateho nukuba pastor yaragize gute. Imana ibaha umugisha. Cyo babyita ibisubizo byujuje ubuzira. Bibiliya kubera ko isezerano ryamuruhije, Yosefu yabwiwe ko azaba umutware, yarose imiba, ariko hagati yo kuzirota izinzozi no kuba icyo Imana yavuze harimo intera ndende. Kimwe mu bintu bigora abantu basenga, Imana ivuga none bakagira ngo bizabe ejo. Ngo karibu papa, ngo kambe ndiga uko bakire bagenda. Uzabyiga kugeza ryari? Wikubitiye nkweto hasi niyo uzaba ufite gusura Imana n'umwaka. Bakire bagenda. Mwahura n'abari kwirata uti se kuri kwirata ngo mpfa kuba mfite nza. Ngo iyo ufite nza. Tugira abantu bagira ubundi bwo buterime budacinzara n'ibirenge. Ngo ntiwaba muri uyu mujyi udafite nza, ngo upfa kuba ufite nza. Ariko iyo nza yawe ko hari nzakumena, hakaba na nzakurinda, hakaba na nzakurindagiza. Ufite nza ivuga ngo iki? Iyo nza yanyu Imana ivuga ijambo rimwe n'ikirage. Nzasibiki.
hari nzakwanika. Ufite iyi ko hari nzagusa ongeraho futura interuro yose. Hari nzaguhirika ku igare. Hakabana nzagukenesha. Yabwiye Heri ngwikize. We ntiyari afite nza. Abana bawe nzabica. Nawe arabyandika ngo upfa kuba. Iyo nza ugenda uvuga futura tumenye yariyo. Ntabwo Imana iri kwiga kuvuga ku buryo ivuga ijambo rimwe. Ivuga ibyari byo umenye ibyo nyine wandika muri agenda. Ngo nza. Ubu muhanuzi ahagurutsaga akuzuzwa tuwiteka aravuze ngo nza. Wamenya izagira ute. Akiyicarira. Wahaguruka ukavuga ngo amena. Rero Yosefu Imana yarabyerekanye ibimenyetso ko izamugira iki umutware. Ariko ngo buce mu gitondo abahungu bati ntiwatubana umutware turaguhirika mu rwobo rwacu kuriwe kubiki iki amazi. Bamujugunya muri fosse. Kubera kuzaba umutware. Kubera kuzaba umutware bamuhirika muri fosse. Ariko nabo ngo bari kubipanga kumujugunya muri fosse. Ngo bari baracukuye urwo rwobo kubika amazi. Iwacu tubyita ibidumburi. Iwanyu mubyita bikisi ibyo bo bibika amazi nibiki. Byose nibyo by'amazi niko mwebwe muvuga. Bamuhirikamo ariko ngo bari kupanga kumuhirikamo ngo Imana ihitikamye amazi. Bamusunikamo nta mazi arimo. Iyo bayita nkunganire yo witeka. Iyo abantu bari gupanga kuzakugirira nabi Imana itegura ubutabazi badahari. Memuretse kuyakoma mutangije shami iminota yarangiye. Icya kabiri bahita bamugurisha bagira gute? Kandi ngo bamugurisha mu gihugu cya hehe cyakure. Ku buryo bavuga bati azarinda afata garutsina. Naho kumbi mu buryo bw'umwuka baramutegeye. Bagize gute? Bamwohereje azaba umutware. Buriya kimwe mu bintu abagome batazi nuko duhari ifite batabizi. Kuduhari ifite batabizi. Yari kuzagerayo ryari? Yari kuzagenda n'amaguru akagerayo. Ariko ari abamuguze, ari n'abamugurishije bari mu byo batazi. Ngo bahita bamutwara ku farashi. Imana itesingwa yari ifoto utishuye. Ngo bageze muri Egiputa. Egiputa ya kera rero muri iki gihe muri iki kinyejana bari kwandika ibi ngibi. Egiputa ya kera yari nka Amerika y'iki gihe. Egiputa niyo yari ikomeye mu bihugu byose. Yari nka Amerika y'iki gihe. Abaragiye yibona muri Egiputa. Muri Egiputa naho agezeyo yibona hehe mu gikoni yoza amasahani. Aravuga ati nubundi nta kazi kabi gahari. None nasaba cyeza ntarize se. Abayogeje iki amasahani. Mukanya baba mwijuru bamupanga irindi somo ngo barebe ko nubwo ari mu bigeragezo anakijijwe. Nyirabuja baramukunze. Nyirabuja amukunze aramubwira ati tujyamana. Yosefu ati katika. Nyirabuja ati ndaguha ibi nibi ati pfana ifeza zawe. Nyirabuja ati naguha. Yosefu ati ibyo ntararikiye nibyo. Arakomeza arakizwa. Arakomeza agira gute? Hari ahantu nigeze kubwiriza inkuru za Yosefu. Numva umuntu yongoreye undi ngo imboga zibona abana. Undi aravuga ati ariko baje babisobanura neza uyu muhungu nawe yari afite indwara kabisa ntamari yaramukandagiye. Ntabwo intamari yaramukandagiye yari ari muzima mu mubiri kuko bwarakeye akora ubukwe. Bwarakeye Yosefu akora iki? Kandi arabyara. Abyara umwana w'umuhungu. Asubirayo. Asubira abyara Efurayimu. Kudakora ibyaha ntabwo imibiri yacu yapfuye. Turi bazima. Ariko turi bazima b'Imana. Nimutabyumva hari umugabo byumvishe. Muvuge ngo turi bazima. Ubundi impamvu Imana yanzura ko uri umukiranutsi nuko uri muzima.
Imana ikwita intwari nuko uba utarakoze ibyo wagombaga gukora ukabyirengagiza kubwo kubaha Imana. Imana ibahe umugisha. Bibiliya ivuga neza ukuntu Yosefu yibonye muri gereza kubwo kubaha Imana. Iteka ryose umukiranutse agomba kuba yiteguye mu bintu twahagurutse twiteguye n'ibyago n'amakuba. Pawulo ari guhugura abakristo yarababwiye ngo nimugugwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe. Arababwira ngo ntimuzamere nk'abagushije ishano. Muzibuke intumwa za mbere zatewe agahinda n'ibisare by'iyi si. Iyi si ifite ibisare, iyi si ifite ibisare byatwometse. Sanga umuntu arakurarikiye muri kampani ukoramo, wamwangira ko mujyamana akakwandikira ibagwi gusezerera mu kazi. Yifata utahe aho kugira ngo ubure ubugingo. Taha. Imana irebe kubuza akazi kubwo kuyubaha, urebe kuzabaho nabi. Kugira ngo ubeho neza se no kuba wakoze icyaha. Kugira ngo ubeho neza si bisaba kumanza wakora icyaha. Aho kugira ngo ukore icyaha ubeho neza, wakwanga gukora icyaha ukabaho nabi. Reka mbabwire muri teoloji ko bavuga. Teoloji bavuga ko Yosefu yahitishijwemo ibintu bibiri. Umugore wa Potifari aramubwira ngo emera tujyamane cyangwa uhitemo kuja muri gereza. Ko byarangiye ndi umugore w'umutware. Baragufunga sinawe wa mbere baraba bafunze. Nabyanzuye nje nakurarike n'ibintu bibiri. Hitamo ureke tubikore cyangwa uhitemo gufungwa. Ariko komantere iravuga ngo Yosefu ngo yanze gukora icyaha kinejeje. Icyaha kigize gute? Hari abantu babyita ifiyeri gukora icyaha ukagikorana n'umuntu ukomeye. Kavuga ati ariko sanga umuntu ajyamana na nyirabuja. Vuga ati njyewe yahise nzamura mu ntera. Ninje chef kandi nyoboye nabo nsumbye amashuri. Vuga ati nje mabuja. Tagari ngomwe ngo ntegereze mpembwe ukwezi gushize. Harayamba. Tugira abantu bafashe iyo myuga kandi bwaca bakaza mu nsengero. Sanga umuntu yabaye umugore wa shebuja kandi twe tukimwita umukobwa. Kandi yaza hano yatereka amazi uri inkuru mana uri mana ni inkuru. Hayo magambo nayo kuvuga kwa ni inkuru se kubera wowe. Iyo umenya ko ari inkuru ndi wakora ibyaha. Turabafite abantu. Nganashimira Imana ngo ko yampaye akazi keza ngo na boss tubyumva kimwe. Mu byumva kimwe mbese ni kuvuza. Byo bintu sibyo. Yosefu yanga gukora icyaha kinejeje ahitamo kugira ute gufungwa. Ariko niba hari ibintu byiza no gufungwa kubera kwanga gukora icyaha. Reka mbabwire uwabonye Yosefu bamushoreye bamujanye muri gereza yaravuga ati bego umuhongo wakubonanya Bibiliya akagira ngo uri umuhubiri warufashe nyiko buja. Yosefu ati ntabizashirira hamureke njemo ariko iyo nubashe izankuramo ntaburanye. Iyo nubashe izankuramo ntaburanye. Mwamba barira mu minota 10 nsigaje nkavuga kakado. Iyo nubashe izankuramo ntagize gute ntaburanye. Niba hari ibibazo utikura mu kugwamo n'Imana ni ibibazo washizwemo no kubaha iki Imana. Murahari namwe. Yosefu afungwa kubwo kwanga gukora icyaha kandi afungwa yashizweho ko yakoze icyaha. Aje muri gereza amaramo imyaka 10. Imyaka ingahe? Ngo hashize 10
mwijuru barema inama bati umuntu wacu muze ko afunzwe. Bati suwe ati wa muhungu witwa Yosefu. Uwese wundi wavuze ko azaba umutware. Baba we. Afungiwe ikisa ati kubera ko yanze gusambana. Abasambanye bari kwitengembya mu muhanda none abatarabikoze nibo bafunzwe. Ariko wasi we westaye nabi. Isi westaye nabi. Sanga abanyabyaha bashirwa imbere ariko abanze gukora icyaha ubwo ukabona babayeho nabi. Isi westaye nabi. Ariko mwijuru baravuga ngo yafunzwe gute? Bati mu byitondemo neza yafungishwe n'umuntu ukomeye sinzi niba yanavamo. Imana itisi ukomeye ninde kurutanje. Batari weho byivanzamo ho yavamo. Imana iti ndagira ngo nyine icyo kiganiro tugisoze kandi dufate n'umwanzuro. Yafungishijwe nande? Ati n'umuntu ukomeye yungirije umwami wa Egiputa. Imana iti rero inzira tubonye aho tuyica duhite tuyica kuri hejuru ye. Ubwo ni kuri Farawo. Bati se biragenda gute? Bati bisaba kwa rota. Bisaba kwagira gute? Ubundi muri komanteri bavuga ko iyo Yosefu afunzwe Farawo ararota. Yafungurwa ntiyongera kurota. Birangira bavuze bati ubwo Farawo arota. Farawo ahita arota. Ntarose. Ngo inzoze yaba uruzirotora. Mana ya. Aravuga ati mwese muze hano muzirotora. Munyibutse ibyo narose yari yabyibagiwe. Habura numwe. Ngo havamo umuntu umwe ashira gatokeje. Avuga ati nyakubaho. Urabizi ko nje mperutse muri gereza bati yego. Hari umuntu twari dufunganywe. Inzozi zose twarose arazirotoye. Kandi zigenda uko yazivuze. Aravuga ati yitwa ati yitwa Yosefu. Farawo ataho yaba afungiwe hariho hose. Saa 8 abayagezaho. Amafarashi azi kwihuta. Mfasha. Abarokore murakunda nawe. Nubwo ari wo muri Bibiliya urwito umva ari musaza wawe usohotse muri gereza. Cyo ngondera abapantekote. Bibiliya iravuga ngo bamuhubura hehe? Muri gereza. Ngo babona umusatsi wamwereyeho bati ntiyagera imbere ya nyakubahwa meza aca. Baramwogoshesha. Babona amapataro n'amakabutura afite amatara ku kibuno bati mumujana muri shop. Bati mumwambike byose birava mu ngengo y'imari ya leta. Baramwambika byose. Yagiye guhinguka imbere y'umwami. Imbere y'iki? Ngo umwami aramureba ati bitese. Undi ati ni byiza. Niweho Yosefu ati ni njyewe. Niweho bambwiye ushobora kwibutsa umuntu inzozi ya Rose. Yosefu ati reka barakubesha. Ibyo ntari iby'abantu. Si iby'abantu. Farawo ati noneho ndumiwe. Uyu muntu wambesha abaho. Yosefu atari kuhumure ntago bakubeshe cyane. Mwijuru hari Imana ibasha kubwira umuntu ibyo yibagiwe. Farawo ati none se wowe ko wari ufungiwe mu gihugu canje hariyo mpamvu nkubonye. Imana yo ndayibona. Yosefu aramubwira ati humura mubyeyi iyo mpari ibihari. Ariko se ubu dupfuye iki? Ngiye gusoza abariho murakara. Iyo mpari ugomba kuba umuntu uhaba ikabihari. Wagenda ikabiragiye. Bayikenera bakagutumira. Ugomba kuba umuntu uhaba ikabihari. Yosefu aramubwira tuhumure iyo mpari bihari. Farawo ati nese ubwo gucyo uhagaze irahari ati irahari. Nese wavugana nayo ukuntu murangenza ndapfa. Yosefu ati mwadushakira icyumba nje nayo tukavugana. Farawo ati rwose aho murashaka hose bakingurira idote tambuka ari ivugane nayo. Yosefu ageze hirya agiye gupfukama. Imana iti wipfukama wapfukamye kare. Wipfukama wapfukamye ryari kare. Nta muntu byumvise ngo atere haleluya. Wipfukama wapfukamye ryari kare. Wapfukamye igikondo, upfukama Nyarugenge, upfukama Kumuhima. Rekeraho. Iki ni igihe cyo gutabagwa. Fasha. Wikwiri gupfukama. Iki ni cyagiye nakubwiye nzakugirira neza. Umva inzozi Farawo yarose. Yarose inka zibyibushe, arota n'izinanutse. Umva icyamuteye ubwoba nuko izibyibushe izinanutse zariye zibyibushe.
umva icyo bisobanura, arakimubwira. Ihute, umva inama wamugira. Araza aravuga ati warose zibyibushye urote zinanutse, ubone zinanutse ziriye zibyibushye. Umva icyo bisobanura, izibyibushye ni umwero, izinanutse ni inzara, kandi wabonye izinanutse ziriye zibyibushye. Ubwo rero mwifashe nabi, inzara yazabajya nk'abatarejeje imyaka. Mwumva inama mu ijuru babahaye. Farawo atari ku Imana we. Nese ubu muri kubyumva ibintu? Murakoze cyane. Mva inama mu ijuru babahaye. Mugende mutegure ikibanza, muhite mwubakamo ibigega. Dore imyaka igiye kwera, muzahunika imyaka. Mu gihe cy'inzara muzajya ibigugu. Nimurangiza kubaka ibigega, muhite mushyiraho ministeri, muyishakire umuyobozi. Kandi uwo muyobozi azigomba kuba ari umunyabwenge, ari n'umuhanga, ari mu mwuka w'Imana. Farawo ati ibi bintu muri kubyandika ariko? Bati twabyanditse nyakubahwa. Farawo ati nona muri kabineti ndafashijwe Nshizirungu. Nona hatukira muvuge ngo ubu tukiri ku mavi. Oya, wewe nta mubyumva. Ntabwo ibintu bizaba ejo, nubu nona. Today. Aujourd'hui. Cyongereza cyaraje ndakurahe. Umuntu ava mu gishwata akamenya igifaransa. Ariko mana we. Tukiraha uyu mwanya dusa tuwushiraho. Ferabeto turazifite, sima turazigira, abafundi turabafite, dusa dushiraho isoko. Kampani z'ubwubatsi mupigana. Mugiye muraba mukiri muri ibyo. Ministeri bikorwa remezo mwe murashira isoko. Ariko nanje nk'umuntu uhagarariye government, ngiye guhita ntangiza gahunda yo gushiraho umuyobozi. Ninde muntu muri kubona w'umunyabwenge? Uwa mbere ati mwandike umukobwa wanje arangije Monte Kenya. Bashiraho. Farawo ati kandi uwo ndandika muhite mumuhamagara hitaza no muri interview. Kuko uyu munsi turara tubisoje. Sinjobe kurara mpangayitse. Undi ati mushireho n'umuhungu wanje arangije muri Nesi. Undi ati mushireho umwana wa mushiki wanje arangije muri Harvard. Undi ati nanjye mushireho umwisengeneza wanje. Barandika. Ngo babahamagaye wa mbere akinyabya ati aro ati hute akazi karabonetse, hari umwanya ubonetse muri renta, none hute uhite ukora ikizami, zana amadokima n'amabirote yose. Kubitamo rero yakwambara, kubitamo akajipo kageze ahangaha, abaratambutse ati mwene ntuza natambuke. Yagera imbere ati muraho, batego ati nitwa runaka, ati ndi mwene runaka, ati nize primaire hariya kwa Kadafi Nyamirambo, segonderi nyiga hari Remera Rukoma, kaminuza nyiga muri nirake, ati kandi hose nagiye mbona amanota meza, ati mwayabonye, ati nta mutukurimo, amanota abaye meza. Farawo ati none se urimo umwuka w'Imana? Ati nkwaga inzoga. Ati ndi umusenzi. Farawo ati nkamwe nta rimwe tubuze. Po! Abanyabwenge ni benshi ariko bari mu mwuka w'Imana ni Farawo ati undi naze, akabaraje kibuno gitereye hejuru. Anti mwana yego n'umwana we runaka, ndi mwene runaka, nitwa runaka, primaire nahize aha, segonderi nyiga aha, kaminuza nyiga aha, masters nyiga aha, none njyewe kandi murabona amanota ni yose ninjye wabaga uwa mbere. Farawo ati none urimo umwuka w'Imana? Ati ndasambana. Yego. Farawo ati wajya usambana ukazaha abandi ibiryo ryari? Kambabwire mwisi abanyabwenge turabafite n'abahanga barahari, ariko dukeneye abari mu mwuka w'Imana. Ubu singo ziri gutandukana n'iz'abatarize. Ye ubu sabiba ibyo leta yageneye abaturage ni abatarize.
kizame ntiyagikoze mu cyongereza neza arabumujura abamureke ngo umuntu ngo batanze ngo amata yo guha abana bari mu mutuku ngo none ngo yarayibye ngo yibye amata y'abana kandi ubwo afite ifamu yananiwe kunywa y'inka ze ari kwiba y'iki ay'abana kandi ngo mu ishuri yabaguwa kangahe ngo mu karere ngo kangoma ngo hariho ngo umuntu ngo ari umuyobozi ngo akekwaho ngo kubikura ngo amafaranga ngo y'abaturage bakoteje arayiba ibaze umuntu yiba ahembwa amafaranga angana cyo ariko inda yiba se umushahara we yawumaze ariko kubera atari mu mwuka w'Imana nta cyamubuza kwiba nubwo wamuzamura mu mushahara. Bibiliya iravuga ngo Farawo aravuga ngo aba bose wapi ahubwo muturebere wa muhungu ntaducike mumuzane tuzabona undi muntu nkuyu. Ariko se ndashaka kukubaza uri kuzamura akaboko kamwe uri gutega tagisi muha Imana icubahiro. Imana ibaha umugisha reka dusenga Imana. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo Farawo abwira Yosefu ngo njewe Farawo uhereye none kuko ari we Imana yeretse ibyo nta wundi muhwanye. Uhereye none nje Farawo niweho mpaye igihugu canje kugitwara n'urugo rwanje ku ntebe ninje gusuza gusumba. Farawo ngo asanga bivugiye ahantu hari abantu bake abwira muri secretariat ariko bimubwiriye hano mu nama turashaka umurocinga stade yuzuye. Ahita abwira secretariat dufotorane nje nawe uhita ukora invitation itumira abantu. Aravuga ati kandi nimutumira abayobozi bazazane n'abagore babo ndibamenya ko Imana ikoze umukwabo ngo izane wa mugore wamufungishije. Mwimuretse gukoma amashi ntabwo ijambo ry'Imana barifana nk'umupira. Mujye murumva buri muntu wese bamuha invitation atakira na Potifari barakamuhageze mu rugabwira madame ati gahunda zose wari ufite ejo zirahindutse. Ejo hari ibirori byihutirwa hari abayobozi basha bazarahira kandi tuzaba duhari. Umugore wa Potifari ngo akubitamo umushana n'umupotifari akubitamo ikote ngo barazinduka baraza muri stade ngo bahingutse barebye muri VIP basanga buri ntebe yose kuri decoration yanditseho izina ry'ura yicaraho. Abo ni ya mbere ni Farawo iya kabiri ni Yosefu. Mukureba neza baza umugabo ati none si sheri ati karame n'abanyururu baraba bahari. Ntago muruko byumva mwebwe oya none se woze kureba neza Mana yanjye none se sheri ibi nibi ati sibi ati reba nese n'abanyururu baje mu birori ati bi atabaheze ati nese urase wa muhungu wabaga iwacu. Uriya si wa muhungu wabaga iwacu. Potifari ati ni wenyine nese yafunguwe ryari nese yafunguwe ataburanye aburana iki nyeganye zo mwicaranye mubwira uti ibyo tutakoze ntituzabiburana. No niba dufungira ubusa tuzafungurirwa ubundi. Nese ko yaje Potifari aramubwira tumva nkubwire ubu tuvugana bari kukumva ntiwibeshe ngo wongere kumuvuga kuko ubu tuvugana aranduta kandi urwiye kujya uteka ari uguhaye ibyo. Aravuga ati ngwiki uvuze ngwiki aramubwira ati ubu tuvugana yabaye umutware. Aravuga ati niba ari ibyo rero singiye kwirirwa mbabaye abandi baseka ndabona kuri protocol ari weho nawe muri icarana nje nkicara hirya yawe
mbabarira umbere ifoto ibirori bitaratangira manze musabe imbabazi ibirori bitangire tukaje mu birori ngo bibe umutima uri kukurya. Potifara tumusaba imbabazi z'ikisa aranenwa kugusaba imbabazi we wakuviyoye aranenwa kugusaba imbabazi we wagufashe ku ngufu ari ubwo ari wowe musaba imbabazi. Umugore wa Potifara tumva nkubwira iyi niyo saha yo kuvugisha iki mbega isaha we tugeze ku isaha yo kuvugisha iki tugeze ku isaha yo kuvugisha ukuri mu masengesho. Ndakumva papa tugeze ku isaha yo kubwiza Imana iki ukuri. Aravuga ati mutware waje muntu yicara ku ntebe k'inyuma rimwe ntayicaraho kabiri mbabarira nkubwiza ukuri ko Yosefu na avuga ati mbere yuko ibirori bitangira mwanyemerera tukabasaba imbabazi. Yosefu ati ziki ati ko twababesheye mugafungwa. Mwakwemera mbere yuko ibirori bitangira tukabasaba imbabazi. Yosefu ngo arahindukira muri commentaire arahindukira aramubwira tumva mabuja uhumure ntaco nkugaya iyo umuntu atari umukirisitu ni kuri yabigenza ariko nanje nakoze iby'ijambo ryambwiye nahesheje agaciro abambwirije ubutumwa nashize mu bikorwa ic'ijambo rivuga. Icya kabiri ntiwigirire nabi nawe si wowe ahubwo ndaguha iki njyewe uri mu bantu babigizemo uruhare nkaba ngeze aha ngeze kuko iyo utambeshera ubu mba nkijana abana bawe ku ishuri iyo utambeshera mba nshoza amasahane ariko kumbeshera kwawe byangejeje kure. Uyu mwanya mfite wambereye mwarimu ku ishuri Imana yarangeneye ariko nanjye natsinze ibizame byose Imana yampaye. Mukomere Imana amashyi dusenga Imana. Reka mbabwira kugeza aho isezerano rye ryasohoreye ijambo ry'Uwiteka kugeza aho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye kuri we isezerano rye ryagiraga gute? Abantu bari mu bigeragezo mwihangana uyu munsi Imana yampaye ijambo ngo mbazanire ndagira ngo dusenge Imana. Kimwe mu bintu umuntu yirinda mu kigeragezo yirinda icyaha gusa. Icyaha nico gituma usibira nico gituma ugira gute iyo ukoze icyaha ubusibiye. Kandi iyo umuntu agenda asibira mu ishuri agera mu gihe bakamwita meterese kandi ari umunyeshuri ugasanga bari kugira ngo nani matrice kandi ari umunyeshuri. Iyo ugenda usibira cyane ugasibira igihe cyawe cyo kugukura mu nzara Imana isangaga n'ubundi warakoze ibyaha ngo ubone amaramuko. Imana iti nta nagukuraho kugeza igihe uzamenya ko bihanganira igicuku bagategereza igitondo. Hano dufite abantu bagiye bakora ibyaha kugira ngo baramuke. Ndabatangariza ko nta n'inyinya Imana yakwereka. Bisaba ko wihana ibyo byaha ukabona ugategereza Imana. Imana ifungura abameze nka ba Yosefu
Imana ikura mu rwobo bameze nk'aba Danyeli. Imana ikura mu muriro bameze nk'aba Seduraka. Imana itabara abantu banze gukora ibyaha, bari mu kaga, Imana irabatabara. Andi mahirwe ya kabiri, Imana igenera ubutabazi abantu biyunze nayo bakava mu byaha. Imana ihita ipanga ikindi gitero cyo kujya kubakura aho bari. Yona yinjiranye mu nda y'ifi icyaha cyo gusuzugura Imana, ariko ageze mu nda y'ifi arihana. Agira gute? Imana ihita imwereka ko nta handi itatabarira umuntu. Itegeka ifi kumuruka. Itegeka ifi kumuruka. Aho ngaho uri ubabariye, kemura ikibazo ufitanye n'Imana. Imana yohereza ubutabazi ku buzima bwawe. Bibiliya yavuze ngo Hana yasenganaga agahinda ababaye, ngo ariko n'Uwiteka wari waramuzibye inda ibyara. Mukeba udasenga ashatse arabyara. Ubu mbabwira intambara dufite hanze aha, abadasenga batubwira ahubwo ko gusenga bitera umwako bitewe n'ubuzima babona tubayemo. Ugasanga uwo muvukana nta byaha adakora kandi akakubwira wowe ko ku isoko abona abakiriye. Ugasanga umuntu muturanye arakubwira ngo uko urushaho gusenga ideni ryawe rirushaho kwiyongera. Wareka tukaryamana nkari kwishurira. Waba warize nabi ukaremera mukabikora, ahubwo zikaba penalite ebyiri. Ntabwo ukemuye ikibazo, ahubwo uteje ikiruta icyo wari ugize gute. Gukora icyaha ngo ikibazo cyawe gikemuke, ahubwo ubugize ibibazo bingahe. Hana akomeza gusenga, bukiye mu gitondo nawe arabyara. Reka mbabwire Bibiliya, nubwo umukeba wa Hana yabyaye mbere, ariko nta zina ry'umwana we riri muri Bibiliya. Ariko Hana wasenze Imana akirinda ibyaha, yabyaye umwana ufite izina witwa Samweli. Uyu mugabo witwa Imeleki twasomye yatinye kugeragezwa, ahitamo kugwa, aramanuka aje i Mowabu. Yatinye inzara, aramanuka aje hehe? Kandi ahantu avuye yaravuye i Betelehemu. I Betelehemu babyita mu nzu y'imitsima. Ni nko kuva mu itorero, kuva mu rusengero, ngo ntabwo uri gusubirizwamo ukajya gukora ibyaha hanze. Mfite umuntu wagize ibibazo areka gusenga, yaracuruzaga imyenda abona nta bakiriya ari kubona kandi ari gusenga. Agize umunsi umwe agirwa inama, ahura n'umuporofe mubi, mwene wabo muri famiye aramubwira ati by'imyenda nta bikigezweho, shinga akabari niho urabona amafaranga. Abagiye gucuruza inzoga. Agezemo arazinywa, arasinda, arasambana, akora ibindi byaha, amafaranga agira ngo arayabonye. Hashize iminsi mu kabari ke abantu banyweramo bararwana, bakirwana aragenda ngo agiye kubakiza, umwe acomora mu icuma agishinga undi aha mu ijosi. Agicomoyemo amaraso aratemba, atemba ku ishati ya wa muntu washinze akabari yarahoze ari umurokore. Wa muntu aba arapfuye. Umwishe arahunga ariruka, asimbuka korotire, polisi ihageze bati mumufate. Bakora nkete, bahamagaza abantu bari baraho, na wa undi nyirakabari baramufata. Bagiye kumupima basanga wa undi wapfuye icyuya cye cyagiye ku cya wa undi nyirakabari. Baravuga ngo imashini iri kwerekana ko n'uyu yabigizemo uruhare mu rupfu rw'uyu muntu. Baramukatira. Uyu nawe turukureba tugasanga yamufasheho. Ibintu birakomera. Uraza gukiza abantu ugafata ubufashe bakamwica. Hey, aratsindwa. Nayo ngo agiye ahazabona amafaranga. Ndagira ngo mbabwire bene data, bantu musenga, mwegera Imana muzasubizwa ibisubizo byujuje ubuziranenge. Ntabwo kugira inyota z'amafaranga, ntabwo inzira zose zibyara amafaranga twemereye kuzica ngo nuko dukeneye amafaranga. Dukeneye amafaranga tuzatunga kandi tukijijwe. Ntabwo inzira zose abakobwa wabonamo umugabo zose uzazica. Dukeneye kuzabona umugabo kandi
ukazaja no mu ijuru. Imana ibafashe kandi Imana ibagirire neza. Ibi mbabwiye nanjye ndabyibwiye. Elimeleki yahunze inzara aje Mowabu, ageze yasanga y'urupfu. Kandi kitangaje kirimo, abo yasize muri iyo nzara bayihanganiye, ibiryo byasanze bakiri bazima. Ndetse n'umugore we wacitse kuri iryo cumu yaragarutse asanga aho bavuye kubera inzara, asanga bejeje ingano. Umuntu ava mu rusengero ngo ntari gusubizwa, akazashaka kurugarukamo agasanga abo yasizemo bari hanyuma ye nibo babosi barimo. Uyu munsi wa none iri somo, ibyo wumvishemo bitagushimishije ubyihorere, n'ibyo uwo mwicaranye ariko ufatemo ikigenzi. Kugeragezwa si icyaha, icyaha gutsindwa n'iki? Ni ikigeragezo. Guma mu bigeragezo rero, ihanganira igicuku, utegereza igitondo, inkoko yabika itabika, amaherezo buzaje. Mwakira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tubitekerezeho dusenge. Ndagira ngo tubitekerezeho dusenge. Windeba, baza umutima wawe, bwira Imana uti nkora iki? Niki nakora, mbese niki naguha, ngo kigushimishe Mana, kinezeza umutima wawe. Nukutishimira ibitambo mba mbiguhaye, ibyo ndunze byose ni ibyawe. Icyo wishimira n'umutima umenetse, uwo nduza usu. Yego! Niki ni twese turirimba ako karirimbo. Oh, mbese niki nagu, ngo kigushimishe Mana, kinezeza umutima wawe. Nukutishimira ibitambo mba mbiguhaye, ibyo ndunze byose ni ibyawe. Icyo wishimira uwo nduza usoza. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga. Ndagira ngo wibuke inzira zose wanyuze, waramanutse uva i Betelehemu uje Mowabu, waramanutse uva aho Imana yagusize uza kwishakira indamu, waramanutse uva aho Imana yagusize igarutse irakubura, ariko biri kukubaza ngo uri hehe? Uri hehe? Aho yagusize siho yagusanze, aho yagusize iri kugushaka ikakubura. Ni iki twakora? Ni iki twakora? Nizana ibisubizo izabizana ikurikije aho yagusize. Kwisanze waramanutse, kwizanya umwero i Betelehemu irawuha abandi. None iyo wagiye ko ibihembo byaho hari urupfu, urabaho gute? Ndagira ngo dusenge Imana. Reka twakire mwene data wasenze Imana mu kanya, bamwegereza mikrofone aza tugira inama uko dusenga. Muzana indi mikrofone tugiye gusenga. Uyu munsi ni amasengesho, ntabwo uyu munsi twapfusha ubusa. Ni gute turi busenge? Ni gute dusenga? Ngiye nkunda gusenga amasengesho arimo abayobozi bakatugira inama uko turasenga, uko dusenga. Niki twakora? Uwiteka ari kugushaka akakubura. Yagusize mu bagore bategereje gutabagwa n'Imana, none iri kugushaka mikakubura. Yagusize mu bakobwa bategereje Imana, none yageze mirakubura. Uri he mwana?